numvaga nzaba perezida w'igihugu. nko mu ndirimbo ukumva umuhanzi aririmbye ninjye muvunyi Aime Mbaraga ikivejuru. Mbona muri secondaire ntago narangije troncome ya chorus y'indirimbo ya Dani Nanone yitwa Forever. Irasa ni warimbagamo. Reka batakuvugamo se. Besha byibuza ndebe ko natuza, byibuza ndebe ko natora agatotsi, basi mbesha. Nyina kimbwira navuze mu ndirimbo naho rero byarantangaje imitango. Jewe nyine nabaye inzobe, ariko ntabwo nabaye inzobe kubera amavuta, nabaye inzobe kubera ko Imana hari uburyo hari aho yankuye ikanjyana ahandi. Atega muti bafite ibinwa myiza, ibyo namo kogeza abakobwa cyase undi mufana wawe. Man, none iki kibazo ukuntu kimbaje umuhungu bise binsetsa. Wallahi hari igihe nari nsigaye mfata nk'aka video nabona iminwa ije imbere nkumva. Kigali Updates TV, your all-day news. Bakunzi ba Kigali Update TV, your all-day news. Mumeze mute, nizere ko gahunda ari ya yindi aruko mera neza. Nkuko bisanzwe bimenyereye gahunda yacu no kwagezaho amakuru mashya kandi ku gihe. Uyu munsi twese kubazanira umwe mu bantu bakomeye bafite izina rikomeye kandi hano mu Rwanda, ari tugiye kuganira akatusangiza byinshi ku buzima bwe bwite ndetse n'ubuzima bwe muri rusange nk'umuhanzi. Reka tajye tumuha ikaze kuri Kigali Update TV. Murakoze cyane kumuha ikaze. Aime Bluestone, ikaze ku Kigali Update TV. So ubundi Aime Bluestone iryo zina rifite n'ababyeyi bawe? Ni izina nkoresha mu buhanzi, ariko Aime ni iryanjye niswe n'ababyeyi, ka Bluestone nako nongeyeho byo kugira ngo gakore mu muziki. Ubundi amazina yanjye ni Muvunyi Aime Mbaraga, niyo niswe n'ababyeyi. Muvunyi Aime Mbaraga. Bine kwibaza akabazo gatoya. So witwa Bluestone, wambwiye ko witwa Muvunyi Aime Mbaraga. Bluestone ryaje rite, ryaturutse he muri make? Bluestone nyine karizanye kabisa. Nyine natekereje ese niyita Aime, ba Aime ni benshi, nindi muri studio n'umuproducer w'inshuti yanjye. Arambwira ati rero wise Aime nanone ntabwo byagira, hari ba Aime benshi. Ubundi natangiye niyita The King. The King? Nitwaga The King, hanyuma ba The King yari King James, nabyo tubitekerezaho tubona bitavamo. Hanyuma nibwo naje gutekereza se nkoresheje mu mazina yanjye, nakoresha amazina yanjye asanzwe. Ka Bluestone rero karaje nyine kaje gutyo tu, kuko ibuye ry'ubururu nta hantu nigeze ndibona. Nanjye rero ubwo ndi umuhanzi ikivejuru. Rese Berio Bluestone yera basi yakuno wabagize uritekerezo ndaho ukabati nuri hagaciro no kutarikoresha karyaraje uwo munsi uri muri studio. Nyine urumva natekereje akantu kadasanzwe. Ibuye ry'ubururu rero ndizera ko wari waribona n'amaso. Natekereje nyine akantu nakaye kantu nakongera, ariko akantu kadasanzwe katakorohera umuntu kukabona. Rero Bluestone kahita kaza, mpita nongeraho nyine Bluestone kuri Aime. Yavuze ko akumwe n'umuproducer w'inshuti ya umuproducer ninde? Yitwa Chris Chita. Bine kwibaza ikindi kibazo, se kuki usanga abahanzi akenshi na kenshi tweko twa Aime Muvunyi, so kuki abahanzi akenshi mufite amazina rimwe na rimwe ari na meza, kuki muhitamo kongera kandi kazina nimo koresha amazina yanyu bwite mwiswe n'ababyeyi banyu? Ari amazina rero twitwa n'ababyeyi akenshi abari maremare, ku buryo si ngo ibaza uri umuhanzi
uzwi muvunyi imbaraga muvunyi Aime imbaraga muvunyi Aime ego bari birebire cyane ntago byagira bya macinga bamwe bahitamo kuyakata bakayashyiraho. So muri make mubikora bitewe n'uko mama muvuga ngo kuzivuga nko mu ndirimbo ukumva umuhanzi aririmbye ninjye muvunyi Aime imbaraga ntago cyangwa kumva ngo ninjyewe Jean Bosco Habimana cyangwa se dusenge Imana ntago aba ari maremare cyane. Bamwe bahitamo niba ari Jean d'Amour akahita akatamwo akantu nyine akagacamo kabiri kugira ngo bizorohera abantu. Aime Bluestone so tubwiye ko nyine Bluestone akazina bivuga ibuye ry'uru n'abatari babizi ngo babashe kwimenya. Tubwiye dushobora gusangiza amateka yo mu bwana bwawe, wavukiye he, ukuriye he, uvuka mu muryango w'abana bangahe, uri kangahe? Navukiye Kigali Gatsata, turi abana babiri iwacu, ni njyewe mfura mu rugo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Muri abana babiri mu rugo, so umukurikira se ni umuhungu cyangwa umukobwa? Umuhungu. Nawe se afite impano nk'iyawe? Urumva aracyari muto ku buryo utapfa kumenya ngo impano ye ni 100% ko iyo umuntu akiri mutoya akenshi ubona akunda utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Petit frère wanjye rero ntabwo cyakoze ni muremure cyane. Aragusumba? Cyane nta n'umuntu adasumba mu rugo. DJ Pius? Ni nkakuriye neza, ni muremure cyane ku buryo ngiye ku giti cyanjye mbona ari nk'impano Imana yamuhaye, wenda ashobora nko gukina nka basket wenda. So muri makeya, so nyine muvuga muri babiri waje kugira impano y'umuziki uraririmba, ariko mu bwana bwacu akenshi mu bwana bwacu tuba dufitemo izindi impano dukurana, tuba dufite intekerezo tubati n'inkura nzabo uyu nguyu. Nkawe nka Aime Bluestone mu bwana bwawe mu myaka 3 myaka 5 yawe gutyo, wateye wiyumva gute, wibonaga nk'uhuye mwana mu bandi bana muri quartier? Numvaga nzaba president w'igihugu. numvaga mfite nyine numvaga byanshimisha mbaye president, numvaga mfite inzozi zo kuzaba mu president. Hanyuma wenda ibindi nakundaga byari umupira na karate, niyo mikino nakinaga. Wenda navuga cyane karate niyo nakundaga cyane, ariko bundi mu nzozi zanjye numvaga nzaba president cyangwa umuhanzi. Icyo cyegezo cyo kuba president ubona byararangiye? Shamba mbona byararangiye. Ushingira ku kiba ko byarangiye? Amashuri yanjye ntago nyemerera kugera. Ndumva hari amashuri ngenderwaho, uretse ko impano yo kuyobora mba numva nyifite, ariko banumva amashuri yanjye ashobora kuba imbogamizi mu kuba nayobora igihugu, banza nta gihombya. Uvuze amashuri yawe se, dusangiza make ubundi wize hehe, maternelle, primaire na secondaire? Maternelle nize n'undi mu Gatsata, hari ahantu nyine bitaga ku baporoso niho nigaga. Hanyuma primaire nayize Gatsata, nyiga naho bita Gihogwe. Hanyuma secondaire nyiga aho bita Rutobwe. Waje kwiga iki muri secondaire? Muri secondaire ntago narangije tronc. Nagarukiyemo hagati, urumva niyo mpamvu nakubwiraga yuko amashuri yanjye ashobora kugira uburyo yabizitira tu. Niba atari ibanga se, niki cyatumye amashuri yawe uhagarikiramo hagati muri tronc? Simbizi neza, ariko akenshi yari mbanza ari ukubera ko hari umuhamagaro wanjye ari ukuba umuhanzi, kuko hari igihe wenda ibintu utabishoboye, hari n'igihe
ibibazo by'ubuzima byivangamo nabyo. Ni impamvu nyinshi zitandukanye, ariko ntekereza ko impamvu nyamukuru ari uko nyine nagombaga kuba umuhanzi. So ugiye muri turoko bivuga ko wari watangiye kubibonamo impano y'ubuhanzi? Na mbere yaho ni ukuvuga ngo iby'ubuhanzi byanjemo kera cyane, byanjemo kuva kera. Ntekereza yuko hashobora kuba harabayeho nyine kuba ari ndi kugendera mu muhamagaro wanjye tu. Wagize kutubwira ko ugeze gukina umupira, ukina na karate. Ase ibyo byari byaraje bite, byakugejeje, waje kwereka gute? Umupira wo ntago nari nkushoboye nubwo nawukundaga. Ubundi icyo nari nshoboye ni ugukina mu izamu, ariko nkakunda kwikinira imbere, rero imbere nkaba ntabishoboye. Umupira rero wumureka gutyo. Watsindaga ibitego se? Reka da. Squata nyinshi cyane, niyo byageraga kuri penalty wana sanse nike zitabaho. Inarive? Ni wana. Ntabwo nari mbishoboye ibyo mupira gukina imbere, ariko mwizamu gufata. Nari umugaridiye mwiza cyane kabisa. Uyiza komeza izamu kimenya akaba afite ibibazo? Umva abagaridiye bose mubona bari kuba bafite ibibazo bikomeye cyane. Tugiye ko wabaye umukaratika. Se karate, ubwo buzima bwa karate bwaje bute? Ubuzima bwa karate bwo n'ubuzima nakuriyemo kubera n'umubyeyi wanjye, papa wanjye yari umukaratika. Urumva rero umwana w'umukaratika nyine umwana agenda nka se, niko bajya bavuga. Nanjye nyine nuko nabyinjiyemo, uretse ko nanabikundaga, ariko nyine urumva nabyinjiyemo cyane kubera ababyeyi. Muri karate se waje imbatari ibanga, waje kugera ku sentire nibura mu gihe yimazemo? Mu gihe nayimazemo nagarukiye kuri maro. Nagarukiye kuri maro. Muri iyo karate se nta mvune yabarigeze ugiramo cyangwa se ikindi gikomeye kigeze kuba wumva ko nyine cyakubabaje? Nagize twakinnye komba, icyo gihe twari tugiye guhatanira nyine sentire, ndavunika. Turakina nkubita ku nkokora y'umuntu, amano akubita ku nkokora. Byagiye bimvamo gutyo ko nagiye nkuramo n'imvune nyinshi. Kuba mugomba gukina komba kabisa. Rero muri icyo gihe cyo gukina komba nahuragamo n'imvune, bikagenda rero bimera nk'ibigenda binshiramo gutyo, bigeraho bimvamo burundu. Muri karate urayivuze nyine ko wahuriyemo n'imvune rimwe na rimwe. Ariko se ubu ngubu isaha tuvugana uri nk'umuhanzi, birazwi, abantu bose barabizi, ariko se karate cyabona umwanya wo kuba wabasha guparticipa mwe mu mikino yayo cyangwa se gukora imyitozo yayo? Ntabwo biranshiramo neza, ariko navuga ko urwego nari ndiho mbere n'urwego ndiho ubu ngubu bitameze kimwe, kuko ubu ngubu nyine ntabwo nyibijyamo cyane, ariko ntabwo nanone byahita binshiramo 100%. Ubu ngubu navuga ko nyine mbibonera umwanya mutoya, niyo mpamvu bitandimo nka mbere. Muri makeya mu buzima bwa dusangije mu bwana bwawe wari ufite impano eshatu. Wari ufite impano yo kuririmba, ufite impano ya football, ufite n'impano ya karate. Ariko se umuntu uri mu buzima busanzwe uteye kuva kuri wowe ku giti cyawe, n'iryari umuntu abona ko afite impano runaka agomba gukomeza akaba ari zamutunga mu buzima bwe nyine bwose? Biterwa n'umuntu. Arabo impano zabo zigaragara bakuze, hari nabo impano zabo zigaragara bakiri n'abana batoya. Rero ntabwo wavuga ngo ni ryari, ubwo ngiye navuga nyine ni igihe nyine, kuko bigaragara ko impano ikuri muto, hatitawe ku myaka, hatitawe ku gihe runaka, impano y'umuntu n'ubundi irigaragaza. Rero navuga ko kenshi bitangira hakiri kare, nibwo abantu impano zabo zigaragara hakiri kare. Gusa nk'uko wabitubwiye ko football cyangwa se karate n'umukino wamaze kugera kure cyane, kandi tuzi benshi mu Rwanda bageze kuri karate. Ariko se umuziki wo sinzi wenda kunatangira umuziki wawe muri wowe waje gute, mbese waturutse he? Umuziki rero nanjye buriya naririmbaga muri korali, n'ubundi naririmbaga muri korali nkiri umwana. Rero ntekereza ko na experience wenda yo kuririmba nagiye nyigira mu makorali. Hanyuma ku myaka
17 18 ndabyibuka neza yuko aribwo natangiye noneho kujya mbyiyumvamo cyane, nibwo natangiye kumva ko noneho ngomba kuba umuhanzi, nibwo natangiye gukurikira inzira noneho yo kuba umuhanzi. Bitandukanye na mbere bwo numvaga mfite ijwi ryaririmba ariko ntazi yuko nshobora kubibyaza umusaruro ngo mbe nabikora nk'akazi. Ku myaka rero 18 17 gutyo nibwo natangiye kujya ndirimbira inshuti zanjye nyine zikumva ko mfite impano, nkigana uturirimbo tw'abantu bakumva ndi kubisubiramo neza, ko tuzi ko ufite ijwi ryiza waririmba. Bigenda rero n'ubinjyamo cyane, urumva ni n'imyaka umuntu aba arimo arakura, arimo atekereza ni ejo, bitandukanye n'uko umuntu abyiyumvamo akiri umwana. Rero muri iyo myaka natekereza ko aribwo byanjemo cyane kumva ko ngomba kuririmba. Yavuze ko wakunda gusoma indirimbo z'abandi urumwe n'urungano rwawe bakubwira ko ari byiza. Ase ni nkabahe banze wakunda gusubiramo indirimbo zabo? Nakunda gusubiramo indirimbo zo hanze cyane. Nakunda gusubiramo indirimbo za Michael Jackson, nakunda kuririmba indirimbo za Bara Kelly, n'izo mu Rwanda hari zimwe na zimwe. Rero umwanya bahitaga bumva ko mfite impano tu. So n'uri icyo gihe ko wari muri warahogozaga cyane icyo gihe mu Rwanda umuhanzi wemeraga? Muri icyo gihe ba Medi bari barimo baraza na The Ben, twarabemeraga rero cyane. So tuvuye kuri ibyo ngibyo cyane nyine amateka maremare y'urugendo rwawe. So waje kumva ute no ko iyo mpano ufite ya muzika ugomba no kugera muri studio noneho bikayitangira kwigira umwuga noneho? Nyine urumva byavuye mu bantu byabanje kunzamo abantu, rero nabo bantera courage nyine inshuti zanjye za hafi. Rero natangiye gutigita niko babivuga. Ubwo nahise nangira gutigita mu ma studio. Hari n'abapetito twarakuranye kera, ugasanga umwana nawe afite impano yo kurapa, bamwe nk'abaririmbira udukorasi muri studio, nkumva ijwi ryanjye rirasoundinga neza, mpita nangira nyine kujya nshakisha abaproducer, nkabahamagara nkabibwira itwa gutya, mfite impano, nta bushobozi mfite ariko ndifuza ko mwamfasha. Nuko byagiye biza, ariko nabyiyumvishemo nyine muri iyo myaka nanone imbaraga zagiye ziva cyane mu nshuti zanjye. Niba wibuka neza se ni nk'uhe mwaka wakanagije ikirenge cyawe bwa mbere muri studio ukabona nyine microphone, ukabona ibyuma bisukora nyine ukabona producer imbere yawe? Ndumva ari 2010 ndetse na 11 mwaho ngaho, kuko ndibuka indirimbo ya mbere nayikoreye na Mico the Best. Mico umuhanzi? Ni umuproducer se? Mico yari umuproducer ukomeye, yari umuproducer. Nawe yari afite indirimbo muri icyo gihe ngo yitwaga ngo igikaranga umuzungu niyo yari biki, ari umustar, ariko nyine afite n'aga studio. Muri ibyo bihe rero nibwo nagejejwe n'inshuti zanjye, ngiye kuririmbira chorus. Nyuma rero nza gusubirayo, hari umutanto wanjye wari wamaye amafaranga, nari namubwiye impano mfite, anyohereza 30,000. Njya kwa Mico ankora akaririmbo mu 15,000. Uragiye winjiye muri studio sanzemo Mico niba ari producer birumvikana. So wagiye umubwira ngo kimbese muri makeya cyaro cya mbere ko mutangira record byari bimeze bite? Cyambere narabanje kumuhamagara kuri telefone, kubwa mbere nyine naragiyeyo ndi kumwe n'inshuti zanjye ngiye kuzirimbira chorus, nimero ye nyifata gutyo. Hanyuma ubwa kabiri nyine naramuhamagaye mubwira nyine ko mfite amafaranga makeya. Ubwo ndagenda njyayo, ikiganiro twagiranye cya mbere ni ibiciro. Numvaga nshaka kumuha 5. Nshaka kumuha 5, we arambwira ati wana wapi 5 ni makeya cyane, kandi numa icyo gihe we yari kunca 15,000 nayo muhaye tinuma 15,000 nzanaye kujyanira kuri radio.
cyakoze yambereye imfura ndayamuha nyuma anayijyana kuri radio koko nkuko yari yabimbwiye kuko yari nziza nubwo atari nziza kuri production ariko yari nziza mu gakeya. Iyo ndirimbo twagukisa ubwo ngubwo yitwaga Ni wowe nkunda. Ni wowe nkunda? Ni wowe nkunda. Umaze kumenyekana se ndirimbo yeze yumvikana cyane? Wapi. Zose narazibuza ahubwo sinzi ukuntu byagenze. Nzi ufite ku masede. Nyiva mu rugo rero nagiye nsigaye utuntu. Nsubiyeyo rero nasanze bimwe barabijugunye amasede biki. Nzibura gutyo. Uyi ndirimbo se iyo Ni wowe nkunda ya mbere yakozwe na Mico the Best. Hakana gato wabukiyibuka aho ngura? Ni iryo zina ryonyine nibukamo. Na melody yawe waba wibuka? Wapi. So ndibuka. Ntabwo mba mbyibuka, ntabwo mba nzibuka neza. Aha cyose cyo kunda kwibaza ku muntu ugiye mu muziki bwa mbere nkawe. Nk'iyo ndirimbo Ni wowe nkunda. So uyu twekora agiye muri studio bwa mbere ugiye kurimbira chorus abahanzi bagenzi bawe. Iyo ndirimbo Ni wowe nkunda watashye ugera mu rugo nyuma yo kurimbira abahanzi wari yanditse itegezo cyo cyaturutse cyaje gite muri make inspiration yaturutse? Inspiration nyine yaje nari nsanzwe n'undi mfite uturimbo nari naranditse mu gakayi. Rero iyo ngiyo niyo yari nshyashya nari maze n'iminsi nk'ingahe nyanditse mbona ayo mafaranga niyo rero nahise njyana muri studio. Nyine nagiraga inspiration bisanzwe nkaba nakwandika indirimbo nkayibika mfite nk'agakayi kuzuyemo uturirimbo. Rero nayo ni imwe mu zone naranditse n'ubundi nagiye muri studio nsanzwe mfite amagambo yayo ahubwo nshaka kumva beat nagwamo. Iyo ndirimbo Ni wowe nkunda aragiye ayikora nyuma yayo yindi mbere kumaze kwisohora. So hari ikintu waje kubona cyaje kikurikira nyuma kuri wowe cyaje kubera cyiza? Cyari cyiza kubera ko Mico yahise yijyana kuri radio. Yayijyanye kuri radio noneho ngewe nari nyifite kuri telefone kuri memory card. Noneho nicaye mu rugo numva indirimbo irimo. Ngira ngo nabo bayifite kuri memory card kumbe ni mu kiganiro. Kuko ntago nabyiyumvishaga ko naba ndi gucurangwa kuri radio. Giye kumva numva bari kuyivugiramo. Ndabo ni wapi? Mico baramamagaye. Mico niwe wahise umamagara. Arambwira ati wabyumvisha ko indirimbo yawe nayitanze? Atumva nzi ko ndi kurota. Nyine njye uribaza uricaye uri kumva indirimbo yawe uri kuyumvira mu rugo iwanyu. Uhita uvuga ati byaye byose wasanga nabo basigaye bayifite. Ariko nyine ngiye kumva numva harimo haravugiramo Kanyombya byari mu kiganiro cyaba Kanyombya n'undi muntu. Abarezi family. Niba bakitaga abarezi family icyo kiganiro. Kuri studio kabisa. Mu masaha yine gutyo mu masaha mu gitondo. Kanyombya akajya avuga ngo bre ngo umuhanzi batuzaniye izina ryamunaniye kurivuga nyine byindi bya comedy ze. Ndayumva ndavuga ni umva narishimye kweri byaranshimishije cyane. So icyo gihe se ababyeyi bari bamaze kumenya ko uri mu muziki? Wapi. Ababyeyi banjye bamenye ko ndi mu muziki 2014. 2014 nibwo bamenye ko ndi umuhanzi. Kandi 2014 nibwo nari nkoze indirimbo yatumye menyekana chorus y'indirimbo ya Dani Nanone yitwa Forever. Forever? Irasa ni warimbagamo? Reka batakuvugamo se. Iriya ninjye wayiririmbyemo nyine hajemo n'icyo kibazo nyine nkuko byibajijeho kuko ntago bamvuzemo koko nkuko wayumvise ntago bamvuzeho na nano banyanditse na niki. Nibyo bibazo rero twagiranye ariko ntekerezo ko ari nabyo byatumye hitinga cyane. Nose kuyizamo indirimbo ya Dani Nanone wayije muti? Niho bamamagaye ko nyuma yo kuva kwa Mico nahise njya gukorana na Chris Chita rero yarafite connection n'umuhanzi bitaga Kizi wo muri Incredible wo kwa Bernard bagenzi na Dani Nanone bari muri label imwe. Rero ntekereza ko indirimbo zanjye uwo muhungu ari we wazijyanye. Bernard arazumva hanyuma nyuma baranyiyambaza bamamagara bashaka ko
baririmbira muri chorus. inde yaguhamagaye kugira ngo uri muri chorus? Ni Bernard wampamagaye. Bernard wibona ya telefone yaguhamagaye ati Bernard ndi muri incredible Nimero kabisa. Iyo usanzwe uzifite? Amanimero y'abantu bose muri showbiz nayo nyafite. Uyaguhamagaye akubwira guki? Yarampamagaye aranyibwira, ndamubwira ndayifite nimero, ati rero twagushakaga, hari indirimbo aransobanurira Dani nanone tabaniye tejo waza kuki nyine njyayo turayikora. Iyo ndimo mwayikoreye icyo gihe mwakoreye he iyo ndirimbo? Twegoreye muri studio n'undi ya Bernard incredible Nyamirambo, yabaga Nyamirambo. Uragiye winje muri studio incredible, sanzemo Bernard, sanzemo Dani nanone barabastarije kandi ko twumva wari umeze ntabwo rakamenyekanye. Ibyo bintu byakira uti imbere yawe? Byari biteye ubwoba, nayo mfite ubwoba. Iriya ndirimbo nayikoze mfite ubwoba bwinshi cyane, kuko nyine ubu ufite ubwoba bwo kuvuga uti nshobora kubyica bakankuramo bagashyiramo undi. Rero nayikoze mfite igihunga, ariko barabishima iza guhitinga. So nose iyo ndirimbo aribyemo chorus, imbe kora chorus rero ni nziza cyane na chorus. Barakubwira ati dufite indimi imeze gutya, Bernard araguhamagara wandika, niwe wabyiyandike cyangwa baje baguhereza ibyanditse waba ari byo uririmbamo? Njye wabyiyandikiye. Ni ukuvuga ngo njye naragiye, beat yari iri gukorwa, yari yakozwe, Dani nanone arimo arandika, arimo arakubitamo imirongo, arimo arakubitamo verse, noneho akubitamo igitero cya mbere, agiye kwandika icya kabiri, nanjye numva ibyo yaririmbye, ndatekereza nyine nandika nanjye imirongo yanjye, nandika ariya magambo kuriya nyine tu. Indirimbo irasohotse igiye hanze. Umunsi wa mbere ndakeka yaracuranzwe, umunsi wa mbere warabyumvishije? Yaracuranzwe kabisa, yaracuranzwe. Ntegereza umunsi wa mbere, nategereje ko bamvuga y'abantu ndaheba, n'abantu twari turi kumwe narasebye kabisa, baransebeje bariya bagabo. Uzi kugira ngo ube wicaranye n'abantu tubabwira ati indirimbo ni njye wayiririmbyemo, noneho birangiye batakuvuze, uburaseba. Kandi barababwiye kandi ko uyirimo? Nari nababwiye ko nyine ari njyewe na Dani nanone, birangira bansebeje nyine ntibamvuga. Ese isoko bari babikumenyeshe ko indirimbo yasohotse yagiye hanze? Twahirukanye tukikora, ntabwo twongeye kuvugana. So impamvu si yatumye iyo ndirimbo batakuvugamo yari iyihe? Buriya rero ngiyeyo simbizi tu, ariko ntekereza yuko ari uko batashaka ko mpita amenyekana. Ese ubwo ngubwo urumva iriya ndirimbo ushobora kuba ari uko batashaka ko nyine kuko ni nk'amahirwe bari bampaye, nta mvune nyinshi. Iriya ndirimbo yarampitingishije Imana. Rero simbizi, sinzi icyo bari bagamije, ariko ntekereza ko wenda hari nk'uburyo bashaka ko tugirana amasezerano, sinzi ibyo ari byo nibo babizi. Ariko ngewe ku giti cyanjye, kuko urumva umuntu utakwanditse, utagushyize muri videwo byibuze ngo anandike ngo Dani yakoranye n'uyu muntu, byanga byakunda nuko uwo muntu aba adashaka kumenyekana. Rero ushobora kuba harabayeho ko nyine batashaka ko mpita amenyekana ahari. Ako hari ikintu gisa kitumvikana muri icyo gihe. Dani yari umuhanzi, abantu benshi bamuzi nk'umuraperi, kandi iyo chorus ko byumvikana yarahogozaga nyine. Ese Dani icyo gihe yashobora kuvuga ati agakana ko nta muntu bayikoranye kandi bari bazi ko ari umuraperi? Dani maze yajyaga navuga yuko ari iye yose se. Dani yajyaga rwose vuga ati ngiye chorus ninjye wayiririmbye, bakabimubaza akavuga ngo niwe. Ibaze nkaho baguri kumwe n'abandi bantu bawe, simbize na rimwe n'imwe nko kuntu batumye bamutumye kuri televiziyo ukaba ugomba kuri kubyumva nawe. Narasebye Imana, yaransebije ya mugabo, baransebije nyine ko inshuro nyinshi nabaga ndi hafi ya radio, nabaga ndi hafi ya televiziyo, narasebye ndabyibuka yuko inshuro nyinshi navugaga ko ari yanjye, ntibabivuge tu, ntibabitangaza. Abanyamakuru bose nyine nari mfite amakontakte yabo, umva abanyamakuru bose hafi ya bose baramamagaye, bari bagezweho.
umunyamakuru wa mbere wamamagaye ni Kate Gustave kuri TV yaramamagaye ewana ndabyibuka byarandenze kuko ndi kumwe n'umufamiliya wanjye gutya ndamwereka ndamubwira ni Kate Gustave araseka arambwira atagusha uri ikintu ndamubwira ni nimero ye ndayifite dore aramamagaye nyine aramamagara ahita bimbazaho kuko n'uwo mu bro twari turi kumwe ntago yari yarabyemeye yuko ari njye waririmbye Forever yabyemeye uwo munsi Kate Gustave amamagara ari kubimbazaho kuko Kate Gustave ntekereza ko ari umunyamakuru wa mbere byababaje cyangwa se byakozeho akagira amatsiko yo kumenya byimbitse waririmbye chorus y'iriya ndirimbo kuko niwe wamamagaye bwa mbere aramamagara arambaza ese ni wowe mate yego ni njyewe tise bampaye nimero yawe bambwira ngo niwe waririmbye ino ndirimbo ati yego ni njyewe byagenze bite ndamusobanurira ati nanjye simbizi mbibona kuri iki tyo ufite izindi ndirimbo ati yego ndazifite tuzazizane tumenyana nyine gutyo bigenda uko ese watubwiye ko mbere yaho warakoze indirimbo twa ni wowe nkunda nyuma hari indi wese ukora nyuma yuko ukora muri Forever nyuma yaho nakoze izindi ebyiri twanguke yitwa ndaremerewe nkora yitwa nta wundi uzaramenyekanye se nenzi ifite cyakoze hari radio KFM nibwo yari ikiza KFM niho bazicurangaga honyine ahandi nago KFM urumva byari byoroshye wajyanaga indirimbo yawe habaga hari abantu bagomba kumva indirimbo bashinzwe kumva indirimbo bakavuga ati ino ndirimbo ni nziza twayishyira ku ma playlist ikagicurangwa ahandi rero byari bitandukanyeho byasabaga kubuziranye n'umuntu byasabaga tuyira twinshi nkajya rero zose nazijyaniraga kuri KFM ko nandi nabaga nazijyanye ariko ntibazicurange rero kuri KFM niho bacurangaga indirimbo zanjye gusa tugarutse mu guhemukirwa na Daniel none ndetse na Bernard icyo gihe ibyo byose byabaga ugeze ubasha kubagerageza kuvugana nabo wabazi impamvu nyamukuru ibitera nta kintu nagomba kubavugisha kuko ngewe n'ubundi nari mfite inzozi zanjye ku buryo numvaga nyine nta kintu n'ubundi kigomba kunca intege mu buzima rero none ikindi biriya bintu nubwo byabaye ahubwo byatumye ahubwo indirimbo ivugwa cyane kuko byaravuzwe biravugwa ahubwo ntekereza ko nabyo byagize uruhare mu kuba yamenyekana cyane kuko iyo yacurangwaga umunyamakuru yajyaga kuvuga Dani nanone akahita asanga hari irindi zina riri kuburamo akahindukira rimwe kabiri gatatu gucuranga indirimbo uvuga Dani nanone muri chorus harimo undi muntu akahita atangira rero gukora research akavuga ati se ninde muntu waririmbye hano ejo rero akabigira ikiganiro ko yari indirimbo nyine yakunzwe abantu barazisabaga cyane ku maradiyo rero birasakuza uyicuranze akahita avuga ati bimeze gutya akahita avuga inkuru yuko nyine wakoze chorus nyine nyine biba inkuru gutyo tu nese uragugeze ubaza Dani nanone impamvu cyangwa se Dani byaba mwarahuye na Bernard mwarahuye nawe ugeze ubasa ubateka mbahamagara imbabaza ati kuki mutamvuga biterwa n'iki nta n'impamvu numvaga ngomba kubabaza n'ubu ngubu mba numva nta n'impamvu yo kubibabaza kuko buri muntu buriya agira imikorere ye bagira uburyo nyine aba yapanzemo ibintu buriya abone ko bari babipanze tu nese niba atari ibanga iyo ndirimbo akenshi tuzi ko y'umuhanzi akwanye n'abandi hari akantu mamu hari ikintu bagwaye basi icyo gihe kurya gutuma uceceka nibura ukabyihorera no kujya kuyiririmba naritegeye nta n'umuntu wanegeye naritegeye nagiyeyo kuko urumva n'ingiye wari ubikeneye cyane kurusha uko bo bari banabikeneye ahari kuko ntibari no kubura undi muntu baririmbira chorus narabyibureye nyine nabibonye nk'ibigomba kunyuzuza n'ubundi tu nyuma y'uko iyo ndirimbo Forever igiye nyine hahuye muri bazo kutavuzwemo kandi waririmbye indirimbo ikoze hit ikunzwe n'abanyarwanda benshi nyuma y'uko iyo ndirimbo imaze kumenyekana nkaho ubwawe warica n'uvuga ati ugiye gukora iki nyuma y'iyo ndirimbo nyuma yayo urumva abanyamakuru bose abanyamakuru benshi nari nkeneye
bari bamaze kumenya, bari barampamagaye. Rero nahise mbibona mu mahirwe yo kuba noneho nafata za ndirimbo zanjye nkazibashyira, noneho bakaba bazicuranga. Rero haba ikibazo cy'uko production zazo nazo zitari zimeze neza. Rero biba ngombwa ko nkora izindi. Naje guhura n'abantu bagiye batandukanye, nyuma naje guhura na Nizo, twaje gukora crew yitwa All Star Music. ubona nizo gusa yari crew yacu. Ubwo turayikora, nibwo nakoze nk'indirimbo yanjye ya mbere na video ndabisohora, nayitwaga Sinambara. Nyuma nsohora Nudahinduka, nyuma nkora mu Mporezi, aho nkoramo yitwa Oye, nkoramo ndumva narakozemo Oye, nyiri muri All Star Music nakozemo indirimbo, twakoze indirimbo enye zirakundwa. Nyuma y'ibyo byose nyine by'ibyo bibazo bya Dani nanone. uvuze ko wakoranye na Nizo muri kwitwa All Star Music, akwimba nibe icyo gihe Urban Boys yari ikiriho, ibyo bintu bibisuye bifatanye biti All Star Music na Urban Boys, kugira ngo bisobanutse gutera. Urumva Nizo yari inshuti yanjye, kandi ariwe muntu afite connection mu banyamakuru, ari uburyo ari inshura baziranye cyane, wenda nyuma y'akazi hari uburyo bamenyeranye. Ngewe nta kintu nari nzi, nta muntu n'umwe nari nzi wenda ushobora kuba tumenyeranye, wenda ushobora kumfasha. Nizo rero kuko yari inshuti yanjye, kandi biriya bintu nawe twarabiganiriye, tubitekerezaho ibyo bintu byo gukora crew rero yanjye. Ntabwo yari group, ntabwo byari group, kuko nyuma twashyizemo n'abandi bahanzi yari crew, yari igikundi cyacu tugitandukanye cyane na Urban Boys. Nyuma twashyizemo Davis D, harimo n'abandi bahanzi batari bazwi, nabo twashakaga ko duhuza imbaraga tugakora ikintu kinini, tugakora crew ariko itagize ahantu ihuriye na group ye. Icyo gihe ubuzima bwasanzwe butangiye guhinduka. Icyo gihe twari tuzi Bluestone imbere yabiga mu Gatsata, ko n'abajama biwe yabwira kuri radio bakana no kumva indirimbo, banze no kumuvuga mu ndimi na none utangiye kujya muri All Star Music, utangiye kumenya n'abastari benshi. No ubwo buzima aho switchinze tubese ubuhinduranyije gute ngo wakiye kujya mu buzima bwa gistari n'ubuzima bwa mbere usanzwe uri mu byo no bimanage inshuti. Nyine nk'umuntu wari wese bira binejeje, biragushimisha. Nyine n'ubundi nahuze ari inzozi zanjye kuba umuhanzi, byari ibintu n'ubundi byamuzeho, ntabwo ari ukubona ibintu byangwiririye. Nakomeje nyine ubuzima noneho bw'akazi, ubwo mbere nakoraga umuziki atari iby'akazi, atari business wenda, hakubwa ngo nyine noneho byari bigeze mu kazi, kuko urumva noneho n'abanyarwanda bari bakunze impano yanjye, no mu bitaramo basigaye bantumiramo gake nkabona udufaranga. Nyine urumva byari noneho nari ngiye kubikora, noneho biri nka business cyane kuruta mbere. Icyo nshaka kugarukaho, hari inshuti wari ufite muri icyo gihe cyawe wagitangira ngo twabita underground, si byo ugitangira wari umaze kuzamuka, umaze kuba umusitari, radio zigucuranga, mbese nawe wumva nyine ko umaze kuba umusitari warabyumvaga. Icyo gihe nta kintu byahinduye ku mibanire yawe n'inshuti zawe wari usanzwe ufite bigatuma ushaka izindi nshyashya? Njye ntabwo nigeze ngira inshuti nyinshi mu buzima bwanjye. Rero inshuti zose nahoranye, nazo ni nazo n'ubu ngubu nkiri kumwe nazo, nta kintu na kimwe kigize gihinduka. Ahubwo wenda icyahindutse kwa kundi umuntu agenda uko yiboneye. Hari ahantu wabaga ushobora kujyana n'inshuti zawe mukanywa kamwe, mukasangira, ari kuri publique. Ibyo ngibyo nibyo byaje guhinduka gusa, kuba wenda nshobora kujya ahantu hari abantu benshi nk'uko mu buzima busanzwe byari bimeze. Aho najyaga nyine urumva icyo gihe byagomba mvuye mu cyiciro cy'ubudehe, niko babivuga. Nari impinduye ubudehe, nahinduye ubudehe ariko sinahinduye inshuti. Niba wibuka neza, umaze gukora indirimbo zawe, ni radio ya mbere yaguhostinze ikaguhamagara ukagenda ukitabira show yayo? Ni kuri 10, kuri radio 10 Gustave n'ubundi. Niho hambere nyine niho hambere nakoze ikiganiro
ndabyibuka ni kuri nagikoranye na Gustave. Izo ndirimbo zawe se buriya hari ukuntu uririmba nk'indirimbo aho uri make ukavuga ati iyi ndirimbo mu kuyikora nubwo yamenyekanye indirimbo yaramvunnye mu ndirimbo akoze n'ingiye ndirimbo yakuvunnye kuri nawe nisava ati indirimbo pe nayitakaje imbaga nyinshi cyane nayo pe nta ndirimbo ndakora ngo nyitakaze imbaraga nyinshi cyane. hari ukuntu indirimbo bikugoye na mu kwandika cyangwa se wajya muri recording nyine ukabona ibintu biraruhije nta nimwe byigeze bikubaho? Kuko akenshi muri studio ndi kuririmba biba ari ibintu bindimo bita birambangukira. Kuri videwo ntago nigeze mpura n'imvune nyinshi cyane, ntago nigeze nkora ama video ansaba ubushobozi bwinshi cyane bitewe n'uburyo nyine icyo gihe nta mikoro yarahagije. Ntago byigize bimbaho cyane. Imba wibuka neza ni munsi wa mbere waritabiriye igitaramo ukajya imbere y'abafana benshi bwa mbere icyo gihe byagenze bite? Shana mfite ubwoba. Ni Butare ni stage ya mbere nayikoreye za Butare ariko ntabwo nibuka izina ry'aho hantu neza. Nagiye imbere y'abantu ngira ubwoba Ewana nkajya ndirimba mfite ubwoba numva atari njye uri burote ngo mve kuri stage. Uzi kuririmba umeze nk'uri kwikiza abantu. Ewana nibyo byambayeho kabisa. Icyo gihe mfite ubwoba bwinshi cyane nabuze nuko nifata. Byari Butare ariko niyo stage ya mbere nagiyeho n'undi no gukora amafaranga. Bantumiye ari bo bamamagaye. Guhera cyo mu Gatsata. Gatsata ni nayivuyemo. Nukuvuga ngo ngiye bibiri nyuma forever ikimara gukorwa. Nahise mva mu rugo nahise ngenda. Wabwiye abye ati ngiye kwibana. Nababwiye ati ndagiye kwibana. Oya ntabwo nabaye umustar. Ahubwo bo bamenye ko ndi n'umuhanzi nyuma nahavuye. Ntabwo babimenye, ntabwo bari babizi kuko ngiwe n'igihe cya practice nakoraga practice ababyeyi bagiye mu kazi. Urusaku rwanjye rero abantu baruzi nabo twirirwanaga nibo bari bazi yuko nshobora kuririmba ariko mu rugo ababyeyi nta numwe wari ubizi, nta numwe wari uzi ko ndirimba. Babimenye nyuma. Nzi icyo gihe ufite ubushobozi ko urajya kurya ushaka kujya kwibana ukishyura inzu ukishyura bimwe byose wamaze kubona ubwo bushobozi. Icyo gihe nyine nari nabonye udufaranga dukeya. Ariko nyuma naje kuva aho nabaga mpita njya kubana na Nizo kabose. Muri Arebo ya nahita group ya usangize. Nibo mwatangiye gukora imishinga myinshi. Hariya ndimo yiswana nizo na? Twakoranye ahubwo na Urban Boys yose. Yitwaga yari ngewe na J Polly na Urban Boys. Mu rugendo rwawe rwa muzika se ninde muhanzi wavuga ko ushima bese wagufashije nda mu buryo bw'indirimbo cyangwa se mu buryo bw'amikoro ku buryo ati muri kariyeri yanjye aho ngeze nibura basi nawe bigizemo uruhare? Ntabwo navuga umuntu umwe, ari benshi. Ni benshi. Umuhanzi harimo nizo cyane kuko nizo niwe navuga wambaye hafi, niwe muntu navuga wanyeretse ti uriya munyamakuru ni gutya, uriya nawe ni gutya, uriya nawe ni gutya. Niwe muntu navuga wanyeretse nyine abantu benshi mu muziki. Ese nizo ari muri za nshuti zawe bavuge mwahonaga nizo mwamenye mute? Nizo twamenye n'ubundi na mbere yaho twigize kumenyana, twahuriye muri studio tumenyana ubwo ntaranakorana na Forever. Muri bya bihe nyine nakoranaga na Chris Chita. Ubwo rero nuko nyuma twaje gukomezanya. Nizo nyine yambereye inshuti nyine n'ubu ngubu kandi ni inshuti yanjye tu. Niba wibuka neza atari n'ibanga mu muziki warakubatanye tugiye ko akoze indirimbo nyinshi Forevizamo ukirahimukirwa, ariko amafaranga yambere akoreye mu muziki niba atari ibanga kandi gose afite naho mu muziki ati no muziki yarangaye. Ayambere ndumva bari bamaye 150
kibi byagenze bite kibi byagenze ni amenshi yari mu kigo cy'amashuri ndakeka ntibuka neza ahubwo kiri za Gitarama hari ntabwo nibuka izina ryacyo ariko ni ikigo cy'Igitarama bamaye 150 nyine mbere nari naririmbye i Butare ariko i Butare bari bamayeho ntabwo yari menshi aho ngaho kuri icyo kigo cy'amashuri niho bamaye 5 nyine nibwo bwa mbere nari mfashe amafaranga nyine nara ndawane 5 nibwo nyine nibwo navuze ati ahantu bamaye amafaranga menshi ariko ahandi ho nyine wenda bindi byo nibanga ry'akazi ntabwo nshobora kujyaho ngo mvuge ngo ahantu wenda ngo mbe nakubwira ngo ahangaha ariko mbere aho ngaho mu nyitangira nibwo navuze ni nkoreye amafaranga menshi ariko ibindi byo ibiciro byanjye ntabwo njya nkunda kubitangaza kuko ntabwo ari ngombwa cyane ko wenda nabitangaza kandi kazo kasa nk'akamatsiko twikora byo koze bakaguhemba hasi ari cyo gize ukora bakakwambura nibura uriya ni ukunyambura twigize kujya ahantu ni Nyamata ndabyibuka habaye n'intambara ikomeye cyane twigize kujya ahantu umuntu yari yamaye avance arambwira ati rero ntabwo nayaguha yose ayandi nzayaguhereza mwageze turagenda tujya kuririmba tugezeyo sinzi ukuntu byagenze nyine hari uburyo buri abantu nabo bari muri business bahura n'ibibazo nyine nta wamenya ibyamubayeho amafaranga yashaka arayabura arahomba mbese niko wenda nabyita umva ewana nanjye nanga kujya kuri stage aho ngiriye kuri stage nyuma umuntu ndaririmba wallahi ndamubura nyuma uramubura uwo bagutumiye se naramubuze nyine yarancitse waririmbye naririmbye yarancitse kabisa yise yirukanka hari ndabaza abakozi si boto wanyariye reka da aho ngo yaragiye ngo kuri banki ngo sinzi banki saa 10 z'ijoro burakeye sha baranyambuye abantu ariko hari n'ahandi nanone aho bw'inyamata twagiye gukora show noneho ubwo urumva nari narabimenye ndabana inyamata nahaboneye rubi ntabwo nshobora kuririmba batampaye amafaranga yanjye urumva twebwe hari uburyo tuvugana n'umuntu akaba yakwa avance mbere ayandi akazaguhereza noneho igikorwa cyarangiye ariko noneho ubwo twe twumvikanye ko nzajya kuri stage amafaranga bakwishyuye bayampaye ntabwo yari yamaye avance ariko dusezerana ko nzajya kuri stage nimagera nzajya kuri stage ariko mpawe amafaranga mpageze nabwo ibibazo nabwo kwa kabiri nanze kuririmba kwanga kuririmba rero ku bafana bishyuye bateye amabuye bafata amayuga bafata ibintu byose baramenagura ufashe amayekara njyewe nari nibereye ahantu kumbe habaye intambara hanze habaye intambara ngiye rero sinari mbizi boss yigende naho ngaho nabwo boss yari yigende ndumva ari ibyo bintu byambayeho byarangiye uko asogarutse Kigali se bitahiye byarangiye nka singarutse n'undi nta amafaranga ntwaye newana uhombye itike yawe ntumbye agatike kanjye noneho na kavansi nari naragakoresheje nzi ko nyine ayo ngayo ngiye gukorerayo agiye kumfasha nyine bikarangira ukasugarutse umaze kugera ku rwego rwo kuba umusitari so turabizi neza ko umusitari akundwa n'abantu benshi icyo gihe noneho ibintu byerekeye n'urukundo byatangiye byari bimeze bite icyo gihe ukimara kuba umusitari uri muri All Star Music ukora indirimbo utumirwa mu bitaramo amaradiyo aguhamagara hose bitabira ibintu by'urukundo ntabwo ibintu by'urukundo rero nari narabigiyemo mbere yaho gato nari maze igihe mbivuyemo rero nari nyifite ibisigisigi ku buryo ntaje bita barahemukiye cyangwa barahemukiwe ibintu byari byose by'urukundo iyo watandukanye n'umuntu byanga byakunda ntabwo bigusiga neza tu ntabwo umeze neza yaba biguturutseho
byayo byose iyo utandukanye n'umuntu utabishaka ko mutandukana haba harimo akantu kameze nko kubabara tu karimo rero ntago nongeye kwita mbyinjira muto uyu yari umusitari nta mukunzi ufite? icyo gihe nyine nta mukunzi nari mfite kabisa. Nabaguhamagaga cyangwa se bakora kuri social media nyine za Instagram n'izindi bwakoreshaga bakwiye kuba gukunda? Baramamagaraga ariko nyine biba biteye ubwoba kubona umuntu ari kuguhamagara kubera ko wenda uri gukora indirimbo ntabwo ahita upfa kumwizera gutya 100%. Wakoraga iki se icyo gihe? Nabasubizaga nyine abo nshoboye gusubiza nkabasubiza, ni ibintu nk'ibyo ngibyo, nta kirenzeho nyine urabibona gusa ntabwo wabasubiza bose ngo bishoboke. Turabizi neza abahanzi mugira inspiration zigiye zitandukanye. Buri muhanzi wese yandika indirimbo bitewe n'impamvu afite ubutumwa babugeneye nawe ushaka kugeza. Ase nkawe mu muziki wawe ni nk'iyo ndirimbo waba warakoze uvuga ati iyi ndirimbo ngewe nyanditse ngende kuri situation ndimo cyangwa se kuri situation nanyuzemo ikuvugaho kuri wewe kugaho utavuga ku bandi? Iyindi nayo yenda kumera nkaho ari ku bandi, ariko n'umukobwa umwe nabwo nyine muri bintu nk'ibyo yigize kumbwira ngo nyine ngo twari inshuti ariko nyine we harimo akantu kameze nk'urukundo. Arenje arambwira ngo basi ngo mbeshya basi kunkunda, ngo dukundane umbeshya ntaribi. Arabikoze? Oye sumba wabikora, ahubwo nabikoze nk'indirimbo nyine. Numvishe ibyo bintu, numvishe ibintu bimeze gutyo, ndabaye umuntu ushobora kugukunda akavuga ngo umubeshye, kemera akaba yiteguye ingaruka zose zizavuka nyuma yo kumubeshya. Umva mpita mbikora nk'indirimbo yitwa mbeshya. N'ubundi mbeshya irimbitse utagiye ndirimbo nawe nyibuka neza. Mbeshya byibuza ndebe ko natuza, byibuza ndebe ko natora agatotsi, basi mbeshya my baby boo Ariko kuvugiriza neza yibuka. Arimo akavugiriza. Ari yarimbaga guteka nzibimeye barataka abantu. Nyine byaranshanze mu nzira, ahubwo man ibintu by'umuziki nyine birasekeje kuko nyine akibimbwira naruze byarantangaje. Noneho ngeze no muri studio ndabona iyi ndirimbo umuntu n'umuntu mbibwiye nkamubwira man uko ngiye umuntu yambwiye gutyo, yambwiye ngo njye mubeshya. Ibaza umuntu akubwiye ko agukunda wallahi ngo umubeshye kumukunda. Mu ndirimbo naho rero byarantangaje imitango. Nyine biba bise ibintu umuntu hari ibintu uririmba nyine kuko bikurimo cyane tu. Rero niyo ndirimbo nayikoze muri iyo muntu tu, ariko nta bindi bintu ndaririmba ahubwo bimvugaho cyane, ahubwo hari ibyo turi nk'inshuti gutyo ukabimbwira nkahita mbyumva nk'iki story yero kamukora. Nibyo ahubwo byakundaga kumbaho kenshi, nk'umuntu akambwira nk'ikintu nkahita numva amarangamutima akivuganye nkahita mbyumva nk'indirimbo ngewe. Ariko muri iyo myaka nyine ibyo byose byabaye muri Zambia zabayemo na mbere gatoya. Hari inkuru zigeze kuvugaho zicishikana mu itangazamakuru cyane bavuga ko ushobora kuri mu rukundo na Young Grace. Ibyo bintu ntabwo ugeze ubyumva wowe? Nka rero ahubwo ni wowe muntu wenyine mbyumvanye. Ibyo byumvanye wigeze ubibona ku gitangazamakuru? Byumvanye mu radio menshi ubwo bivuga. Amaye shawapi kabisa. Ntabyizi ko ntibyigize binabaho. Mwari muzanya icyo gihe? Twari tuziranye kuko twari twarakoranye n'indirimbo yitwa Sweet Pupu, twari twarayikoranye. Ntago happy kabisa. Icyo gihe umwana wanyu urumeze utamukora iyo ndirimbo? Ahubwo se wavuze ko nayo nayikoze kuri uriya munsi n'ubundi
njya kuririmbira Dani nanone banyumvishe beat ebyiri banyumvisha indirimbo ya Dani nanone banyumvisha ni ya Grace navuye mbaririmbiye chorus ebyiri ya Grace yari ahari ya Grace ntabwo yari ahari nayiririmbye adahari nyine Bernard urumva we yari azifite zose hanyuma nabaririmbye indirimbo muri beat ebyiri ese yewe ko umuproducer yakudecidingira umuntu kurimbira mu ndirimbo atari umubwiye kandi ndi ikiragise ko nashakaga inzira izayo zose zatuma nikomereza ese Grace yarakoze no ni muri cya gihe cya Forever njya kuririmbira then nanone Forever ntabwo nayo nakamenyekanye urumva byari amahirwe baramprofessor abo ati n'umwana ufite inspiration nyinshi reka tumuhe n'indi beat Young Grace ntabwo yari kubyanga ko nyine nakoze Forever nyimara gukora Forever bahita bambwira ati ariko hano hari n'akandi ka beat kameze ukuntu Young Grace nani ikintu yari yagashyizemo ndakeka nta na gito yari yagashyizemo banyumvisha aka beat mpita niririmbira mukura maswiti pupu yandigendera Yesu muri mu ndirimbo atakuzi mwaje kumenyana mwaje guhura gute none nyuma yaho twaje guhura nyine duhujwe n'umuziki tukajya duhura turamenyana gutyo tujya tuba n'inshuti mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba ko mugeze mujya mu rukundo nabyo yeze wumvaho sha wapa ahubwo ni nawe mbyumva nyine kubwana wowe n'ukuri ntabyo nzi n'ukuri kabisa abantu bose bari babizi maze icyo gihe simbizi hakaba bisho mba bati bakundana ya Grace icyo byaravuzwe cyane rwose barajya amwe namwe mu mashow amwe yakunda kuba iki yakomeye ese ya Grace warayimubajije arabyemera cyo naramenye icyo ngicyo gusa ko sindagane mbimubaza mba mubwire ntabwo byabayeho ntabwo byigize bibaho ya Grace twari inshuti bisanzwe kabisa twabaye inshuti ndabyibuka ariko nyuma y'icyo gihe nyine yabiriya bibazo byose bya Incredible yaje kuva kwa Bernard nyuma rero nibwo twatangiye gukominikana ariko akiri kwa Bernard ntabwo twavuganaga ariko nyuma avuyeyo twaramenyanye tunasengera hamwe twari tutubwira ubuzima bwawe muri All Star Music se All Star Music n'ubungu byacyariho All Star Music ntabwo ikiriho yaje gusenyuka nyuma ntabwo igihari nyuma yo gusenyuka se nihe ndirimbo ya mbere wakoze utakitwa ko utakibarizwa muri All Star Music ya nyuma indirimbo barakoze uvuga ati niyo ndirimbo ya mbere nkoze nakibarizwa muri All Star Music n'abandi izo n'abandi mwakoranaga icyo gihe n'ubundi izo za mbere ni ariko n'ubundi ntuzamo mporeze nayikoze ntakiri urebye tutakirimo neza tutagikorana cyane buriya iriya All Star Music yasenyutse ku bw'indirimbo yanjye yitwaga mu gihe cya Go With Me na Jay Paul ntabwo nibuka neza ariko nzi ko munamumoreze nayikoze tutakiri mu kazi tutagikorana All Star Music se yasenywe n'iki kumwe muri abahanzi bakomeye mufite amazina akomeye bambwiye ko arimo ba Davis D n'abandi utari wambwira ako amazina ku Davis D wowe na nizo yari amazina akomeye iyo group yasenywe n'iki ni bya bindi nyine biba byabayeho byo kugira buri wese yagiye mu nshingano ze gusa bya mu kazi ke nta kibazo twagiranye nuko gusa byabaye ngombwa ko turekana gusa iki group rero we nande muri ibyo nizo niwe wari udukuriye hari mu mvasi mwakoze nka All Star Music abahanzi mwayibarizwaga mu mwese mwahuriyemo nitwaga Namba icyo gihe hari harimo n'uriya murundi yitwaga Satbi Davis Diwe bari baramujyanye n'uza Bernard yari yaramujyanye muri Incredible ndakeka nitwaga Namba ngiye kubaza akabazo k'amatsiko byaravuzwe kandi nashobora warabyumvishijeho hari igihe nyuma yo gukora izo ndirimbo zose hari igihe wabaye usa nk'ucecetsemo ukuntu ushobora kuba wateguraga izindi ko amaze igihe usora indirimbo nyinshi cyane ugarutse waje kuba ati Bluestone yabaye inzobe yaritukuje ibyo bintu wigeze wabyumva wowe narabyumvise man
ariko ntabwo ari byo njya nkunda kubibwira abantu ngo Imana igira neza. Njyewe nyine nabaye inzobe, ariko ntabwo nabaye inzobe kubera amavuta, nabaye inzobe kubera ko Imana hari uburyo hari aho yankuye ikanjyana ahandi. ibyo bintu ko nyine abantu benshi babikwandikiye, abantu bitaza kurya bikubajije cyane. So muri make byatewe nuko ari bibanze kwibigira Imana yamaze gukora akantu. Imana yari imaze gukora akajeste, nsigaye nkorera amafaranga, nsigaye nisiga utuvuta twiza bitandukanye na mbere, nsigaye niyitaho. Bari abantu rero nyine njya mbwira ngo Imana igira neza, Imana yaransize to. Icyo gihe tubibera akayobe ati yaritukuje. Ati yaritukuje. Hari akandi kabazo nshaka kubaza none kamatsiko. Rero byose ndabikoraga wenda kumwe. Okay, numvaga abafana bawe kenshi kuvuga ati ako Bluestone abantu benshi bava ngo baragukunda. Ati wa muti bafite ibinwa myiza. Ibyo namo ko yizaba kubwa cyase undi mufana wawe. Man, none iki kibazo ukuntu kimbaje umuhungu bise binsetsa. Yazegera ariko nyine style bagomba kwareza ruko nabyumvisha nanjye ibintu nabyumvisha mbibaje nuko neze ngo abantu bavuga ibintu byinshi. Akyo cyo nyine cyo cyakonye nuko wabyo nabyakugezo nawe ukabimenya. Shamusamba mbyumva ariko bintera isoni. Ndabyumva ariko biteye isoni nyine. Kumva umuntu w'umugabo ngo afite iminwa myiza nkaho wajyana akabebi bari kubwira. Nyine ariko nyine abantu babona ibintu bitandukanye ku muntu. Hari ubundeba akavuga ati kariya ni keza kuri we, kariya ntabwo ari keza kuri we. Abantu baba babona ibintu nyine mu buryo bwabo nyine kuko nk'abafana to. Ariko nyine byinshi wagiye ubona benshi bakwana nanga mwe bafana bawe mu gihe bakira ubutumwa bwabo barakwandikiraga nyine bakavuga ati akaruta gakunda bintera isoni nyine tungiye nk'iyo mbonye cyakuze no kubeshya pe. Ama message nkunda kubona cyane baba bari kumbwira nk'ibyo nyine. Iminwa myiza uburyo ushobora nko gusaba message iminwa mana iminwa yabaye iminwa. No bintera isoni kuko ntabwo mburi igisubizo cyo kwita nsubiza uwo muntu kuko mba numva ngize isoni. Iminwa myiza abantu 100 abantu 1000 bingaye iminwa. Geraho noneho nkumva isoni ziranyishe nk'abandi mana noneho ku buryo hari n'igihe noneho nagezemo ngira isoni zo kujya postinga. Ahubwo nkungu ino system yaje corona gapfukamunwa. Wallahi hari igihe nari nsigaye mfata nk'aka video nabona iminwa ije imbere nkumva ngize isoni nk'abandi noneho abantu barahita banyandikira bambwira iminwa. Kuko hari nk'umuntu ukwandikira akahita akubwira ngo ariko ngo nawe banze ubizi ngo ko ngo ufite ngo iminwa ngo iki ngo ko ngo iyo uri kwifotoza ngo iminwa ngo bintera isoni nyine tu. Ariko nta kibazo kibirimo ko abantu baba bafite uburenganzira bwo kuburyo. Nose uretse ndakurikiye bavuze ikiminwa na kandi kantu basi bakira kwafana bavuga bakunda kuri wowe nda ku bice bya by'umubiri so bakabatakana kabina ko nikeso turagakunda uretse iyo minwa. Ibyo kibazo rero ugiye kuntera isoni zo kugisubiza. Ubuzima byaravuzwe imari buryo wumva akira no gusangiza ubuzima bw'abafana abantu bakunze muri rusange. Man ni byinshi baba bavuga ni nk'ibyo cyane cyane iminwa amaso wenda. Amaso bakwetereka. Rero nawe ndabona ufite gahunda kuntera isoni. Of course nyine bari kubwa nyine njyanye ngo utubwire ibyo bakubwira wowe nyine ibyo wakira ubutumwa wakira bw'abafana bawe n'abakunzi bawe. Ubwo butumwa rero nibwo cyane cyane ubutumwa bw'iminwa n'amaso wenda. Ubwo subiza ikibenda nyine bigutera isoni ubwo subiza muri zo soni zo birangira ahubwo ngize isoni zo gusubiza kuko
murakoze mba numva n'isoni kuko mba numva ni musubiza ngo murakoze ari wita avuga ati sha nawe arabizi cyangwa kandi ngiye noneho mani nta nubwo hari mba mbizi niko nabivuga tuzi ko buriya nawe abizi ko meze gutya kuko urumva iyo umuntu akubonye ikintu cyiza abatekereza ko nawe ubizi ko ugifite icyo kintu kandi ngiyewe nta n'ibyo ntabwo mba mbibona cyane ntabwo mba mbibona rero bintera isoni zo kubasubiza kuko mba nzi ko bari buhite batekereza ko ahari hari nk'uwabibona akagira ngo wenda mbikora mbishaka mbikora wenda mbigamije ntabwo bintera isoni pe. hari akantu uvuze ngo coronavirus nk'umusitari utumye mbigarukaho nk'umusitari tugiye muri coronavirus twamazemo igihe kinini cyane nk'abanyarwanda twese tuguma mu rugo twirinda wowe mu buzima rubayeho ute nk'umusitari? ntabwo mbayeho turacyabikomeje bayeho ute? ntabwo ari neza kubera ko nyine ibikorwa byacu byarahagaze ariko nyine umuntu aracyagerageza kuyirinda no gukomeza kugerageza binyuramo bino bihe bigoye iraduhungabanyije ku buryo bw'imikorere si twebwe abahanzi gusa n'abandi bantu muri rusange nta keza kayo tu. So tuguheruka nimba nibeshye twika muri indirimbo yitwa Bombe na Philip na Renzo. Nyuma y'iyo ndirimbo se hari ibindi bikorwa ufite byaba byarasohotse cyangwa se biri muri implementation ushuri hafi kubisohora? Nyuma ya Bombe nta ndirimbo yindi ndazana yanjye ariko nyuma yayo ndimo ndateganya ibindi bintu nta nubwo ari indirimbo imwe ndimo ndateganya kubakorera ibyo byose wansuye wabibonye ko mfite studio rero muri studio harimo ibikorwa byinshi ndimo ndabategurira. Uvuze ko ufite studio twanayibonye ni studio nziza cyane wenda n'abakunzi bacu baza kuyibereka asi studio ya bundi izaba ifite irihe zina izitwa nguki? Yitwa S Music. Bivuze iki ibyo S mu mazina yawe y'ubuhanzi? Bivuze Shaga Music. Shaga S ni Shaga. Shaga nyewe na kuri Instagram ni nako wise se Shaga ni byaje bite ko amazina naho tuyazo yitwa mu ndirimbo naho yavuze naho bigaragara mu bikorwa byawe Shaga ni biki? Shaga akazina kandi nabonye nkeneye kongeraho kubera ko mfite impano yo kuririmba ariko mani nyikomora ku mubyeyi wanjye mama wanjye yabyinaga bya gakondo yigishaga no kubyina gakondo rero nabitekerejeho nza gusanga ashobora kuba ari we nakuyeho impano yo kuba umuhanzi yo kuririmba rero nafashije ku izina ry'inkoraho kashaga tu. Ukoresheje ibintu by'imitagihe ngo yajyaga mama we ntabwo yabakiriho? Ntabwo akiriho yitabye Imana. Wamubuze ryari? Namubuze nyiri mutoya cyane mfite nk'imyaka 5 gutyo ngaho. Bivuga ko nta bintu byinshi cyane wari umuzo n'ibi byose urabibwirwa? Ayo n'amateka nyine nagiye nkusanya kuyamenya rero nibwo nahise nongeraho kariya kantu. Isa tuvugana ufite papa kubyara wenyine n'umubyeyi usigaranye kuri nose? Ubu kuri iyo myaka yawe wari imfura icyo gihe imyaka 5 ngo mama we yabuze umuntu ntabwo yakiri muto cyane ubwo mwarezwe papa wanjye kuva kuri iyo myaka kugerana ni kugeza igihe ubereye umugabo? Murumuna wanjye ntabwo tuvinde imwe mu nda ntabwo ari murumuna wanjye kuri mama ni murumuna wanjye kuri papa wanjye. Papa biva ko yaje gushaka undi mugore nyuma yaho? Mfite undi mu mama wanjye nyine two step mother wanjye tu. Okay. So iyi studio yawe noneho tuyajya gutuganire muri makeya se studio yawe twitega iki muri make kigiye kuyivamo use ugiye bityo ugiye kuba producer wayo cyangwa se guteganya abandi bantu bagiye kuzayikoreramo? Nsigaye niga production ndimo ndayimenya gake ariko ntago umugambi munini ari wo kuvuga ngo ngiye kuba producer. Hari aba producer batandukanye twavuganye ntago wenda akanya nahita mbatangaza ariko hazaba hari ni studio nyine harimo n'abandi bahanzi ntago byose ndabitangaza tu ariko mu gihe kiri imbere nshobora kwita mu byo batangariza bitarambiranye. Make zameze nka Rebo? Yego.
abahanzi mwavuganye mwamaze kuzuzanya wenda no kutashyira mu itangazamakuru muzatangirana? abahanzi twamaze kumvikana, twamaze kuvugana, hari timu, hari manager wa studio, aba babirimo nyine timu yanjye bibirimo ibyo byose. Uyu bikorwa y'isuku tuvuga tubyitege mu gihe kingana gite? Ni vuba ntabwo nakubwira ngo ni ejo bundi cyangwa iki, ako ni vuba hano. Biranye kabisa. Muri uno mwaka birarangira naho byakemutse rwose, muri uyu mwaka kandi mu mezi make yari imbere. Abahanzi benshi ubundi tuvuye ko umuhanzi amaze gukora cyangwa se amaze kugira izina rinini, akenshi bigaragazwa n'amarubumu amaze gukora mu muziki wabo. Nkaho umaze gukora alubumu zingahe, cyangwa se ufite alubumu ziri ku isoko, cyangwa se hari icyari akorwa icyo bagira alubumu iboneka imbeta nahari? Ntago wenda ubu ngubu ndabikoraho bijyanye na alubumu, ariko mbirimo ubu ngubu hari ibyo ndi kubikoraho. Nkuko nakubwiye nyine mfite ibikorwa byinshi biri mu ma studio, mfite njye na timu yanjye dufite ibintu byinshi turimo turabategurira ku buryo mu gihe kiri imbere nyine izo alubumu mushobora kuzazibona. Aime, reka tugushimire ku mwanya waduhaye kugira ngo tubashe kubona nka Kigali Update TV, kandi umwanya rwose turagushimiye cyane. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwansuye, ndabashimiye cyane. Araba bakeneye kumenya amakuru yanjye, ndumva nabashimira. Yenguye ubutumwa dusoza wagenera abakunzi bawe ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange? Ubutumwa nabagenera nyine nuko nyine ndabateganyiriza byinshi abakunzi banjye n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Hanyuma ubutumwa wenda ku bijyanye n'umuziki nababwira gukomeza gushyigikira umuziki nyarwanda, nibwo butumwa wenda nababwira, no gukomeza kwirinda muri ibi bihe turimo, no kwihangana kuri bamwe wenda basa nkaho hari icyo bishobora kuba byarangije bino bihe, bamwe nabihanganisha. Ndumva ari cyo kintu navuga. Turagushimiye cyane kandi twizera neza ko n'ibyo bikorwa bimwe iyo studio ya alubumu yo gutegura ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bizava muri Shaga Music, twese tuzi ko uzadutumira natwe nka Kigali Update tukaza tukabibona tukabigeza ku banyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange. Muzamu ari kabisa. Murakoze cyane me. Murakoze cyane. Yari Kigali Update TV, yari Aime Bluestone, twaganiye yatubwiye byinshi cyane ku rugendo rwe muri rusange, yatubwiye amateka mwese mutari muzi, kandi ndakeka musobanukiwe neza kandi munyuzwe. Ni byinshi mukeneye kumenya kuri Aime Bluestone, mushobora kuba mwamukontakta, hari indirimbo mfite zakozwe, mushobora kumwasaba kuri YouTube channel ye Aime Bluestone. Ndibekera channel ya YouTube yawe yitwa Aime Bluestone Shaga Boy. Izindi mbuga zawe bakurikiranaho? Kuri Instagram ni Aime Bluestone Shaga Boy nabwo. Facebook nabwo ni Aime Bluestone official. Kuri Twitter nabwo ni Aime Bluestone Shaga Boy. Ndumva ari zo nkunda gukoresha cyane. Ndizera neza ko andi makuru mukeneye kuri Shaga Boy cyangwa se Aime Bluestone muzaca kuri izo mbuga ziwe, kandi ngomeze murebe indirimbo ziwe zirahari nyinshi cyane yagiye akora, zirahari mwakunze. YouTube ni Aime Bluestone, mujye murebe indirimbo ziwe, natwe ni Kigali Update. Amakuru yacu nakagaruka, stay in touch.